Uko icyorezo cya COVID-19 kigenda gifata indi ntera muri ibi byumweru bitambutse, abantu batuye isi bose bakomeje guhangayikishwa nabyo. Ubundi mu isi ntabwo twigeze tugira indwara nk'iyi kuri uru rwego ndetse iteye urujijo aka kageni. Ubwoba ndetse n'imihangayiko nibyo biza ku isonga mu bibazo bimwe COVID-19 yagizemo uruhare ndetse bikagora buri umwe guhangana nabyo. Mu gihe abanyasiyansi ndetse n'inzobere mu by'ubuvuzi bari kurwanya iki cyorezo butarambirwa, abatuye isi nabo barakataje mu gushyira mu ngiro ingamba zinyuranye mu kwirinda ikwirakwira ryacyo. Aha hazamo intera hagati y'umuntu n'undi, ndetse yewe bikaba ngombwa ko umuntu yirinda guhura n'abantu cyane kugira ngo hadatandura iyi ndwara. Bino bisobanuye guhindura imyitwarire ndetse n'imibereho buri umwe yari afite, hakiyongeraho ndetse n'akato umuntu yajyamo hatari impamvu igaragara igihe byose umuntu azabiviramo. Ibi rero bituma bikomera cyane, ndetse yewe ikindi kibazo gihangayikishije bitewe n'iki cyorezo cya COVID-19 ni ukuba nta muntu n'umwe uzi neza igihe iki cyorezo kizarangirira. Kureba uburyo bwakwifashisha mu guhangana n'iyi mihangayiko ni ibintu by'ingenzi cyane, nk'uko iki cyo nacyo gikomeye. Mu by'ukuri ugukomera kw'iki kibazo kurenze cyane imbaraga z'umuntu mu guhangana n'iki kibazo, ndetse kandi biranakomeye kumenya uburyo bwo kwifashisha mu guhangana nacyo. Gusa iki cyegeranyo kiradufasha kurebera hamwe uburyo butandukanye bwafasha buri muntu guhangana n'imihangayiko, aribyo stress management. Ibi byafasha buri umwe gukuraho burundu intekerezo z'ubwoba ndetse n'imihangayiko abantu bari kugenda bagira muri ibi bihisi iri guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Tariki ya 10 Ukwakira, isi yose yizihiza umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe buri mwaka. Kwizihiza uyu munsi muri uyu mwaka wa 2020 byo bizaba bidasanzwe, kuko buri wese arasabwa kubigira ibye kugira ngo abatuye isi bagire ubuzima bwiza bwo mu mutwe, tubashe gutsinda ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 ku buzima bwo mu mutwe. Niyo mpamvu buri wese aho azaba ari birashoboka cyane gutekereza ku buzima bwe bwo mu mutwe, ndetse akagena ikintu yajya akora kugira ngo ubuzima bwe bumere neza bitewe no kumera neza k'ubuzima bwo mu mutwe. Bishobora kuba siporo, kwisuzumisha, imyitozo y'umutuzo ndetse no kwimenya umuntu akiyitaho mu buryo bwose. Iki cyegeranyo kivuga ku buryo bwo guhangana n'imihangayiko muri iki gihe iri guhangana na COVID-19 cyateguwe ndetse mu gihe kukigezwaho nanjye Jean Claude Muhire ku bufatanye n'umuryango w'abanyeshuri biga ubuvuzi mu by'imitekerereze n'imyitwarire bya muntu, Clinical Psychology Student Association Rwanda, mu kwitegura kwizihiza umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe mu isi, World Mental Health Day. Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Mu by'ukuri ibintu tugiye kugarukaho ntibizakuraho ikibazo isi irimo, gusa bizafasha umuntu mu kugira ubuzima bwiza mu mutwe, ku mubiri ndetse n'amarangamutima. Ibi bizagufasha kuba wafasha aho waba uri hose mu rugendo rwo kurwanya iki cyorezo cyugarije isi. Mu gihe ibindi umuntu adashoboye nabyo bizakorwa ukwabyo. Icya mbere cyo gukora igihe uhangayitse, uhumeka. Uku guhumeka tuvuga ni ukwinjiza umwuka mwinshi noneho ukawusohora buhoro buhoro, ukabikora byibuze iminota 2. Ibi kandi ushobora kubikorera aho waba uri hose, haba mu kazi, mu ishuri ndetse no mu nzira aho waba uri kugenda n'ahandi waba uherereye hose. Kandi bikaba byiza nyuma yo kwaguhumeka ukurikijeho kwinanura. Ikindi kintu cy'ingenzi cyo gukora, agaciro ibyo urimo. Ushobora kuba stress uri kwiterwa no kwiganyira ku bizaba hazaza hawe cyangwa kwicuza ku byo wakoze. Aho kubiha umwanya bino, ita ku byo uri gukora. Niba uri kugenda, utega amatwi intambwe zawe. Niba uri kurya kandi wumvira icyanga cy'ibyo uri kurya. Niba uri mu kazi, bari kuha umwanya. Bizagufasha. Ikindi kintu cyo gukora igihe imihangayiko ikurembeje, igakubaho bijyanye n'aho uri. Aho uri, ibyo urimo, abo muri kumwe ni kimwe mu bintu bigora bamwe kumenyera. Nk'urugero, muri iki gihe cya COVID-19 dusabwa gutaha hakiri kare. Ku masaha yo ku mugoroba buri wese aba yihuta ngo atahe. None hari igihe waba utwaye imodoka watinze mu kazi, noneho ugahura n'urujya n'uruza rw'imodoka nyinshi bisaba guhagarara. Aho kwijujuta uko n'ubundi ntacyo uri bubikoreho,
wafata ako kanya nk'amahirwe ubonye yo kwitekerezaho no kugira ibyo uhindura muri wowe. Bino bizagufasha gutuza. Igihe kandi uhangayitse witekereza ku bibazo gusa. Ubundi ntabwo mu buzima duhora mu bibazo gusa, ahubwo tujya tugira naho dutsinda. Mu gihe stress kugose rero, ibuka ko hari igihe wabonye amahirwe, ibuka ko ufite umuryango, inshuti ndetse ukiri mu buzima. Niba ari ukumugarira mu mpanuka, ibuka ko hari abo yahitanye. Niba urangije kaminuza ukabura akazi, ibuka ko hari urungano rwawe rutabashije no kwiga yisumbuye. Mbese nimba ufite ibibazo bigiye bitandukanye, ibuka ko hari igihe ibisubizo bijya biboneka. Bino bizagufasha ndetse bigufashe no kubona ko ubuzima ari uko tububamo. Ikindi kintu cyo gukora igihe imihangayiko cyangwa se stress bikugose, umva umuziki ukunda. Ese wari uzi ko umuziki uza mu bintu biruhura umutima n'ibitekerezo? Ushobora kuwumva, kuwureba cyangwa kuwubyina. Byose bizagufasha kumva utuje kandi utekanye. Gusa si ibi gusa byagufasha kuba wakumva utekanye igihe imihangayiko ikurembeje, kuko harimo no gukora zimwe muri siporo zagufasha kwitekerezaho ndetse no kuruhura ubwonko, nka meditation ndetse na yoga. Biri mu bintu byagufasha guhangana na stress. Kugira inshuti kandi uganiriza ibiguhangayikishije ni ikintu cy'ingenzi cyagufasha guhangana na stress. Hari n'abantu bakunze kwiyororera nk'injangwe cyangwa imbwa. Burya bino nabyo ni ibintu bifasha kuba umuntu yahangana na stress, kuko umuntu aba yumva byishimiye. Ikintu gikuru cy'ingenzi cyo gukora ni igihe byagukomeranye, hari abaganga b'inzobere, abapsychologue, bagufasha kuba wahangana n'icyo kibazo kikavaho burundu. Igihe rero ubona byanze, bagane bazagufasha. Nansoreje njyewe bateguriye nkanabibagezaho. Nari Muhire Jean Claude. Kora subscribe ndetse ukane no kukazogera, uzabashe kwakira andi mamenyesha y'ibyo tuzabagezaho mu biganiro byacu bitaha kuri iyi channel ya Psychology for Better Life. Mbashimiye ko mwaneze amatwi. Salam shalom.